Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Nehemiya ibice 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba yandi n'ingabo zaryo zose, n'isi n'ibirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Ni wowe Uwiteka Mana yatoye Aburahamu, ukamukura muri Uri y'Abakaludaya, ukamwita Aburahamu. And many times names in the Bible, we don't notice it no more today. You've often heard me scorn this name of children calling, or people calling their children Ricky. Amazina ari muri Bibiliya ntabwo tubyitegereza na gato uyu munsi. Mwanyumvise kenshi nseka abantu kubwo kwita abana bato ba Ricky. Now Ricky is a horrible name. See? And it's you mustn't call them that. If you got a child named Ricky, for goodness sakes, change it something else. Rero Ricky ni izina riteye ubwoba, murabona? Mwagakwiye kubita mutyo. Nugira umwana witwa Ricky, kubwo kumugirira neza, rihinduremo irindi runaka. Ricky or Elvis or something like that. Ricky means a rat. Ricky cyangwa se Elvis cyangwa ikindi kintu kimeze gutyo. Ricky bisobanura imbeba. See? And so and what you call a person, that impresses that. Murabona? Kandi icyo wita umuntu, icyo kibigiramo uruhare. A little lady the other day had a little boy out there called Ricky, and his name's James Ricky, and because it was so popular, Ricky, they called him Ricky. I said, change that name. Umugore ukiri muto wa munsi yari afite agahungu gato hari akitwaga Ricky, kandi izina rye ni Ricky, James Ricky. Kandi kubera ko ryari ryaramamaye cyane, Ricky bamwise Ricky. Ndavuga nti muhindure iryo zina. I know some people sitting right here now. It's got a little grandson, and his name is the one little boy is the sweetest, pleasant little fellow, and the other is Ricky. Nitegereje abantu bamwe bicaye neza hano ubu ngubu bafite umwuzukuru w'umuhungu muto. Umwana muto w'umuhungu abanejeje cyane, akana gato gashimishije, kandi undi ni Ricky, kandi uwo ni wariwe. And that's what he is. You just watch him. His nature is just like that. And I said to some of his grandparents or somewhere, I said, tell the mother, change the name of that boy. Just change that name over and watch what happens to the kids. Uramubona gusa. Kamere yimeze gutyo neza. Nabwiye ba sekuru bamwe cyangwa se umuntu umwe, ndavuga nti mubwire mama we ahindura izina ry'uwo muhungu, uhindure gusa iryo zina maze urebe ikiba ku mwana. See, if people don't want to believe that, we think we've lived too long for that. If there isn't something in a name, then why, as long as Jacob was called Jacob, which means supplanter, deceiver, that's what he was. Murabona, mwabantu mwe ntabwo mushaka kwizera ibyo ngibyo. Dutekereza ko twabayeho igihe kirekire kubw'ibyo ngibyo. Niba nta kintu na kimwe kiri mu izina, none ni ukubera iki gihe Yakobo yitwaga Yakobo, bisobanura ngo umuriganya, umushukanyi. Uwo niwe yariwe. But when he wrestled with the Lord all night, and the Lord changed his name, and when he's about 60 years old, he changed his name from Jacob to Israel, a prince before God, and that's what he was. Ariko igihe yakiranye n'Uwiteka ijoro ryose, maze Uwiteka agahindura izina rye. Igihe yari afite imyaka ikabakaba 60 y'amavuko, yahinduriwe ava ku kuba Yakobo aba Isirayeli, igikomangoma imbere y'Imana, kandi uwo niwe yariwe. Why was Abram had to be called Abraham before the baby could be born? Why was Sarah called Sarah before the baby could be born? Kubera iki yitwaga Aburahamu akaza kwitwa Aburahamu mbere y'uko umwana avuka? Kubera iki Sarayi yiswe Sara mbere y'uko umwana avuka? Why was Paul, his name was Saul, but when he met Jesus, he changed him from Saul to Paul. When Simon was changed from Simon
to Peter, which means little stone. kubera iki Pawulo izina rye ryari Sawuli, ariko igihe yahuraga na Yesu akamukura kuri Sawuli akaba Pawulo. Igihe Simoni yahinduwe akava ku kwitwa Simoni akaba Petero, bisobanura ngo ibuye rito. And all their names were changed is because what you are called is something about it. Kandi bose amazina yabo yarahinduwe, ni ukubera ko icyo witwa haba hari ikintu gifitanye isano nacyo.